ubwo ushobora kuba utunze tini namba utazi imisoro ikwanditseho, byaba ari akaga gakomeye cyane. Ukaba ufite tini namba ariko utazi ngo ni iyihe misoro inyanditseho. Ubwo ugomba kumenya ngo ni iyihe misoro ikwanditseho. Murabizi ko ukimara gufunguza business, umusoro wa CIT wo ni ihame n'umusoro wa patent trading license. Iyo misoro ibiri yo igomba kuba ikwanditseho, wabihita mutabihita mupfa ko wafunguye company ufite tini namba. Shuti za Digital Encyclopedic Tech Limited cyangwa se Insightech nkuko twabivuze, kubo bigora kuvuga Digital Encyclopedic Tech, twivugira Digital Insightech. Twagarutse rero mu kiganiro, mu mwanya tukaba tugiye kubakorera ikiganiro gitoya ariko cy'ingenzi cyane. Tukaba ngiye kubigisha akantu bita My RRA. Buri muntu wese uri involved n'ubucuruzi cyangwa afite tini namba akwiriye kuba afite iyo software muri telefone we cyangwa muri computer, kubera ko niyo ikwereka uko uhagaze mu misoro ku buryo utazigera ugongana na Rwanda Revenue. So reka rero tudatinze twihute tujye muri software turebe uburyo iyo software ikora My RRA. Nk'ibisanzwe muri kumwe na Horike. So nta kindi ukora, uraza muri browser ukoresha ariyo yose. Ngiye nkunda gukoresha Chrome, nawe ufite iyo ukoresha, uraza hano hejuru ukahita wandikamo myRRA.gov.rw, ukahita ukanda enter. My RRA twashyizemo la nyinshi, ni ra ebyiri. Yes, murabona ko iyi se iza, twashyizemo mistake. Ahangaha rero barakwereka login with TIN, login for VAT rewards, cyangwa se ukakreatinga account yo utayifite. Uza hano, wagera hano ugashyiramo TIN, ugashyiramo TIN yawe. Wamara gushyiramo tini yawe ugakora verify. Aha barahita bakubwira ngo taxpayer is already sign up. Kuko ngiye namaze gukora sign up, ntabwo ndi busabwe creating account, ahubwo ndakora icyo bita login. Nitenshyiramo my password, dushyiramo tini na password. mite ninjiramo. Ahangaha twamaze kwinjira muri My RRA. My RRA rero hano idufasha iki, cyangwa se ibamo iki, ikora iki? Hano turahita tujya ahantu bita, hano hari agashushanyo k'umutwe w'umuntu, hari my profile. Urabona ko hano niho tubonera amakuru y'ingenzi. Hano niho tubonera amakuru y'ingenzi. Ariko reka twigire muri My RRA niho turi. Urabona hano handitse ngo current declarations, nukuvuga ngo declaration ubu kwiriye kudekarara ziba zamaze kuzamo hano. Mu gihe wowe wibereye mu bucuruzi ntushaka kumenya ngo sengeje igihe cyo kudekarara, ariko hano iyo uhasura nibara nyuma y'iminsi 3 ugasura hano, ugasura uru rubuga rwa My RRA, iteka hano usanga iyo bayigushyiremo wisangamo. Iyo wakereye kwidekarara usanga yaje hano mu ibara ry'umuhondo, delayed declarations, uzisangamo hano. Izamaze kudekararwa nazo uzisangamo hano. Imisoro ikwanditseho hano, iyo hakanzu itubona imisoro ikwanditseho. Ubona ko hano iyi company yanditswe kuri VAT Quarterly, yanditswe kuri trading license, yanditswe kuri CIT, cyangwa se corporate income tax, cyangwa se CIT Quarterly yo mu gihembwe prepaid. Urabona ko iyi misoro yose iri active. Ubwo ushobora kuba utunze tini namba utazi imisoro ikwanditseho, byaba ari akaga gakomeye cyane. Ukaba ufite tini namba ariko utazi ngo ni iyihe misoro inyanditseho. Ubwo ugomba kumenya ngo ni iyihe misoro ikwanditseho. Murabizi ko ukimara gufunguza business, umusoro wa CIT wo ni ihame n'umusoro wa patent trading license.
iyo misoro ibiri yo igomba kuba ikwanditseho, wabihitamo utabihitamo upfa kuba wafunguye kampani ufite tini namba. VAT yo ni wowe uyisaba cyangwa se bakagutegeka kuyishaka igihe ujuje igicuruzo cya miliyoni 20 mu gihe cy'amezi 12 akurikiranye. Aha bakwereka ibihano, aho umutuku bakwereka ibihano, iyo hakanze bakwereka toto y'ibihano. Nkuko urabona nta gihano na kimwe mfite, na penalty mfite ngomba kwishyura, hano handitseho 0, amafaranga 0, ariko ari uwo wakanda ugasanga hariho miliyoni 200,000, 270,000 bitewe n'ibihano utarishyura. Ibihano utarishyura ubisanga hano. Aka kantu rero ni ingenzi, nifuza yuko wakagira muri mashine yawe, muri telefone yawe mu gihe utunze tini namba, uba ukwiriye kugira my RRA. Urabona yuko hano hari akantu bita IBM. Mu isomo rikurikirana ko nzabigisha iyi IBM, hano ni my RRA, hano ni IBM. Nzabigisha IBM ikora iki, IBM igera mite hano muri my RRA. Bye bye, mwe muri kumwe na Horike. Nizere ko aka kantu kagufashije ko kuba utunze tini namba ukaba ufite iyi software ibasha kukubwira ibintu byose.